gusenya ubona harimo umugisha. Gusenya nta mugisha urimo, habe na gake. Se ubona ari karande cyangwa ni kamere? Ntago mbizi. Gusenya ni ibintu bitungura umuntu. Ikintu cyakugoye maze gusenya ni iki? Ni uburyo bwo kwibana. Byarangoye cyane. Kwibana biragora. Aramenyereye kurara upfumbatanye n'umugabo. Biragora. Noneho njyewe nari umutesi niko nabivuga. Biraboneka ko ari umutesi. Numvaga ntaba njyenyine. Cyane rwose. Iyo ni imitwe. Ntago ari imitwe. Uri kubeshya. Ntago mbeshya. Aha. Noneho rero ngiye kwisabira umugabo nawe byanze nawe agire gutya rwose ateye intambwe. Uramuha karibu? Umugabo byanze. Gusa umugabo yishakira umugore tu kandi wabyaye nkawe. Byanze nanjye byanze. Duhuze. Pastor Mutesi we mana yanjye. Rwose ndamushyigikiye kuba atekereza kuvuga ngo arashaka umugabo, kwibana biramunaniye. Nibyo ntago nanjye nabura kubishyigikira. Nanjye igihe kijya kigera nkumva nashaka umugabo, nuko bigeze igihe bikamvamo. Ariko nyine hari igihe mba numva mukeneye, ariko nuko bigeze igihe bikamvamo, natusubiza amaso inyuma nkumva nyine wapi. Nakongera nakwibuka nkumva sinkibikeneye, ariko bijya biza rimwe na rimwe ugatekereza se nzaba mu buzima bwanjye nyine kugeza ryari. Biza gute? Nk'ubuzima, iyo urebye nk'ubuzima, kubera ukuntu uba buri kimwe cyose ukireba buri kimwe. None se umugabo azaba agiye gukorera wicare? Umugabo tuzafatanya. Yego. Ariko igihe nikigera nyine ntago ari ubu, simvuze ngo ni ubu. None se Pasiteri Mutesi urabona nawe nyine ibibazo wagiye ahura nabyo uyu munsi, we na nyuma y'umwaka nk'umugabo apfuye nibwo yibutse kongera gushaka undi mugabo, arumva ngo yarongorwa. Nawe umaze imyaka itari mikeya, ariko se Maria warihuse, urumva wowe umaze imyaka myinshi. Ni gute yaba yemera ko ashaka umugabo wowe ukavuga ngo ntumushaka, kongera ukavuga ngo bijya bizamo, nkumva nyine ubishaka ute? Iyo uryamye wenyine ujya Yesu tabara mwami. Yes, reka tubasuhuze cyane kandi tubifuriza ibihe byiza. Ni keshi tuboneka ahangaha ngo tuganire. Aha, ndi kumwe na wa mukobwa mukunda cyane, nushaka kumwita umufiyemere kuko afite abana babiri. Ndabivuze, abasore bazagutirete babizi, n'abagabo bazagutirete babizi. Nuko bimeze. None ndabeshye? Ntago ubeshye. Ufite abana babiri. Uri umufiyemere wirwanyeho pe. Nyuma yuko umugabo agutaye cyangwa niba mutaye? Twaratandukanye. Mwaratanye? Mwacukwe n'undukwe? Twaratandukanye gusa. Mwacukwe n'undukwe? Uko nguko. Mwati ndabona bitazavamo. Ati ndabona uri mwiza nazasanga bakujyana. Ako narume koko. None. Yarebye avuga. Umbarebye avuga ati rero ubwiza afite ndabona nazamusiga ngasanga rwose byarangiye. Rero ati ba wigendeye. Tinza n'igikara duhuje. Kareka. None se ntago afite igikara. Ntago yari igikara? Makubu ko nyafitera. Yabonaga mudasa. Kareka. Reka mbivuyemo hakiri kare. Ati batazamura ntwara ngasigara ndira. Ako yagiye kare. Abana babiri mwari mubyanye bonyine mwa. Byatewe. Uri kubarera wenyine? Yego. Uzi amafaranga uyakura? Njyewe amafaranga ndakora. Ndakora, Imana ikanshyigikira. Ibyo ndi biri vango nzaguhera umugisha mu byo ukora. Kandi nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Yego. Byaraguhiriye? Korera abandi se cyangwa uracuruza? Njyewe nkorera abandi, ntabwo nikorera. Uba kwishyura neza? Ishyura neza. Kabona yo y'inzu, kabona yo kwita ku bana. Uko byaba biri kose nyine uragerageza. Kabona na Minerva irabonetse?
Minerivare se si ubuntu leta yarabikemuye byaremeye ni ubuntu rwose nta kiguzi nta bintu byinshi leta yarabyoroheje rero nta mpamvu abana babona ari sawa baragerageza gake gake nyine ubona mu ishuri bagerageza baragerageza nta mpamvu yo kugerageza bagomba kujya batsinda kuko Imana ibashyigikiye izabashyigikira bizagenda biza byose ngo ni ukubera Imana kubera Imana aha amazina witwa Divine Uwera niyo mazina yawe yego Uwera umwana wa kangahe wanyu njyewe ndi uwa kabiri uri uwa kabiri muri bangahe turi abana batanu uri uwa kabiri bivuze ngo umukuru wawe yarashatse cyangwa ni musaza we ni mukuru wawe umukobwa yarashatse yego nawe mwiganya biranga ariko narungutse none umuruhura zuranyoka ayiwe aho murarata ntabwo umuruhu uzakokama Uwiteka ahagararanye nawe urumva Imana iri kumwe nawe uhumure umubabaro uzashira hari nubwo ibyago ari byinshi kuba kiranutse Uwiteka abakiza muri byose nkunda ko ukijijwe uririmba neza wantona neza mbese mu misengere yawe mbona uri umukristo uhamye bikaba biri hanze bitaragukubita hasi rwose ngo bikubyaze undi mwana mu myaka ingahe mumaze mutandukanye n'umugabo wagira ngo ni umunyamahirwe ubishimira n'Imana ubishimira Imana umwana yawe mukuru angana gute afite imyaka 10 yose afite imyaka 10 kada ubwo umugabo mukaba mwatanye afite ingahe bambe mu myaka ingahe twari tumaranye imyaka 4 hewe hamwe singaye mukira abana mwa ese kuba mutarihanganiranye burasi Satani yabinjiriye mwa ni Satani ubwo nuko byagombaga kugenda ariko se buriya aramutse kubyanira ngo twisubiranire ntago wabyemera oya ubwo ntiwamukundaga rero igihe giciyeho ni kinini cyane n'abamaze veni maze barasubirana dore yagukwa rwose mugasezerana mugakora ubukwe ago mbese yarashatse none se ubwo aramutse vuze ati uwo nashatse ndabona atakuruta ndumva nagusubirana ntago wabyemera akagukwa cyane ko mbere yari mwari mwanishingiye hanyuma none akagufata rwose mugakora ubukwe mugasezerana akakurongora byemewe n'amategeko oya byaba bigaragara ko musenyeye none se uriya we ko ntawamuvuze ko yagusenyeye uriya ntabyo nzi ariko njyewe byaba bigaragaye ukundi kuntu kuko njye namaze kumenya Imana nta mpamvu rero ubu nta mugabo uragukubita hasi oya ntawe iyo bagutereze zo babwira ngo iki abenshi mbabwira ko mfite umugabo kubeshya ni iki ni icyaha Imana ijya imbabarira icyo cyaha kuba ubabeshya rero ni ikigaragaza ko nanjye wambeshye ngo ntihabuze uwagutuye hasi oya nawe ubundi mu buryo bwo kubirinda ubabwira ko ufite urugo none se ubabwiye ko utarinjira mu bintu nk'ibyo byo guteretana ntibihagije nyine hari ukuntu hari abagabo baba bashaka ibintu by'inoze byo kuba bakwandarika n'iki icyo gihe iyo ubabonye rero kwandarika gute kugutesha agaciro hari abagabo baza bashaka ko muryamana ubwo si iyo muryamanye yagutesha agaciro mva baba wagataye ni ukuri biba ari bibi kandi numva ngo ni ibyaha by'inshimisha mubiri Imana ikubonaho umugabo nyine
ubabaje Imana ariko niwe wanayibabaje kera n'ubundi none se umugabo wawe yarwaye mwarasezeranye dore yagukubise hasi murabana muranabyarana numva wari warababaje Imana kera nari narayibabaje ariko nayisabye imbabazi kandi Imana irababarira none se unagiye kijya kigera ngo wumve rwose ukeneye umugabo pe oya Yesu yaramfashe yakugize firizeri pe akurahi uri barafu cyane yarabikoze ko mbonye wagutera inda njyewe se yego intera byagenze guteze kitsoye kuba imurushinge keretse nyinyweye mu mazi amazi ubwo nuko aha twinjiye mu kiganiro cyacu rero nyirizina umukobwa wese ahari cyangwa se umugabo wese ahari ashaka kuvuga ati ngewe shobora gusenya urugo namara gusenya urugo ubundi nkagenda nkaba jyenyine cyangwa se umukobwa cyangwa se umugore ati nasenya urugo nkagenda nkaba jyenyine nyamara nyuma yaho ugasanga nyuma yuko atandukanye n'umugabo cyangwa se atandukanye n'umugore we ugasanga umwe muri bo aricujije wowe ntago wigeze ugira ihungabana cyangwa se ngo ugire agahinda gakabije nyuma yo kutanya n'umugabo ntago bibura byaranabaye cyane ariko kubwo gusenga Imana yagiye ikomeza kubana nanjye ariko ko uvuga ngo bwo gusenya ubona harimo umugisha gusenya nta mugisha urimo habe na gake se ubona ari karande cyangwa ni kamere ntago mbizi gusenya ni ibintu bitungura umuntu nta muntu ujya usenya ari uko yabishatse n'uwaba yasenya ku bushake namubwira nti rwose umva ushake ugarukiraho yego ikintu cyakugoye umaze gusenya ni iki ni uburyo bwo kwibana byarangoye cyane kwibana biramenyereye kurara upfumbatanye n'umugabo biragora noneho njyewe nari umutesi niko nabivuga biraboneka ko ari umutesi numvaga ntaba njyenyine iwanyu se iyo ujya iwanyu nagiyeyo barakuvudukana nagiyeyo mbona nyine bakajya baza kuhandeba mbona mu rugo naho ndavuga ati oya nta mpamvu yo kujya mu rugo kandi bahazi umugabo akajya aza kukureba rimwe na rimwe urumva yashakaga ikintu ese yabura kuza kureba abana bivuze ngo naho uri ubu ngubu ajya aza kureba abana bivuge neza kuva nagera muri Kigali ntabwo arazi ni igihe kinini cyo koza nyine abana bajyayo nta bindi bakongera bakansura basura umuryango none se ubwo ngubwo iyo agiye kwa mukeba wawe ntabwo bugira kwa mukeba wawe iyo abana bagiye ubwo ntabwo bugira wowe ntabwo ubwo se ko numva bavuga bacyarya bari abacuyi ubwo niyabareba akagira ishyara akabahitana ntacyo yabatwara numva murakundana se turavugana kuri telefone ati umugabo ameze neza ati ndamukoreza n'abazaze ntaribi turaganira cyangwa musangira umugabo oya turaganira mfite ikibazo mukebangene nawe rwose mana yanjye nta kibazo cye turavugana umwana yaba ari yarwara akambwira nuko none se nta kintu wenda umugabo wajya kumarira aguye no ku note nk'umuntu mwabanye nk'umugore we ubwo se ubwo urumva umuntu ufite urugo yakufasha iki umuntu ufite urugo ariko yanagufasha ashaka kuvuga utereka umugore twabyaranye abana ariko mushakire nk'agasheke k'ibihumbi 50 nyuma yiyiteho nawe reka da ibyo ntabirimo none ubwo ngubwo rero ni ukuvuga ngo uvugana na mukeba wawe nta kibazo umugabo we mukavugana kuri fone bikarangiriraho naho ngaho nta na mituweli yo rimwe na rimwe imyaka 5 ayitanga rimwe nanjye iyo mfite uburyo ndahitanga none se ubu ntabwo ashobora kuvuga uti wenda umudamu twigeze kubana ntacyo yarabaye ati yari umuntu mwiza none uwo mfite hari igihe namwira nabi ntabwo umugore arakubwira ko bajya batongana
ntabwo byabura ntabwo byabura ariko nyine barongera bagahuza ubu ntabwo wigeze wowe uvuga uti icyampa muri mugabo tugasubirana? oya n'igihe bigeze gutandukana arongera aragaruka ariko ntabwo nigeze ntekereza gusubirana nawe. Wabibwiwe n'iki ko batanye? Mbega turaganira barabimbwira. none ujya no kubunga? oya turavugana kuri fone gusa nyine. abagize ikibazo turavugana bakambwira ndabimenya. Ujya wumva bimwe twita ngo ni aba egisi egera mikoro? Ego. Aba egisi ujya ubumva? Njya mbumva. Bose nusigaho uri nka egisi umugabo mwashaka neza kubana? Ntabwo ndi egisi we. we nisi ubwo wabyemera? Nabyemera. nyamara wasanga ajya aza kurara mu rugo iwawe? oya. abishatse se kandi uri umugore we? ntabwo yabishaka. Rahira cyane rwose. Njyewe ubundi menyereye ko hari igihe umugore ashobora gusubira n'uwo bigeze gushakana igihe wa mugabo byanze n'ubundi nawe ukaba uzi ko nta mugabo wundi ugeze ushaka ubu ushobora gukunda mugasubirana. ibyo byose simbizi. ntabyo uzi? kandi muvugana umwe agira ikibazo akabwira undi? cyane rwose. iyo ni imitwe? ntabwo ari imitwe. uri kubeshya? ntabwo mbeshya. noneho rero ngiye kwisabira umugabo nawe byanze nawe agire gutya rwose ateye intambwe uramuha karibu? umugabo byanze gusa umugabo akaba yishakira umugore tu kandi wabyaye nkawe? byanze nanjye byanze duhuze. ntabwo igihe kiragera akaba arashatse bikanga nawe nk'uko washatse bikanga mugahuza. mu kiganiro cyashize nakubwiye ko ibyo bintu bitakunda ntabwo ndageze igihe. ubu ngubu kandi wavuze ko kuba mwatandukana ngo nta mugabo uragutura hasi? oya ntawe. ndahira izina ry'Imana cyane rwose. ndahira ni ukuri. ntazabeshye umuzungu. njye ndimo ndabibona. reka ndimo ndabireba. nashwi urerekwa se? mfasha. aba weretswe nabi. aba aravangiwe. aba wavangiwe akongera ugasubira gushaka n'amavuta. nta kuvangirwa guhari. ujya ureba ubuhamya bw'abandi bakobwa n'abamama uko byagiye bigenda. inkuru waba warigeze kureba ukumvira asa n'iyawe wayibonye ku kihe kinyamakuru? ntabwo njya nkunda kuvuga inkuru cyane nabonye njye. yego. ujya kuri channel y'uwitwa Gerard Mbabazi? njya njyaho ariko ntabwo. uyu ujya kuri channel yitwa Isimbi TV? ujya uyireba? njya nyireba. wagiye ubonaho abantu bagiye baca kuri ibyo binyamakuru abadivorce batandukanye? none se ko ruza akavuga uti jyewe rwose ndabona kwibana binaniye ndashaka umugabo kandi nzamutetesha. reka twirebere witwa Pasiteri Mutesi. uramuzi? ndamuzi. mwari mwahura? ntabwo twari bwahura. Pasiteri Mutesi nawe yanyuze muri byinshi. yagize imyaka nk'iyawe nawe yarubatse biranga kandi ni mwiza nkawe. mwese muri inzobe muri n'abakozi b'Imana munambara rinete bamutebera mu mafaranga. hanyuma Pasiteri Mutesi nawe yarashatse biranga ari niwe yarabonye Imana arimushumbuje nawe arapfa. mu minsi yashize witwa Rusagara. ejo bundi rero ajya ku kinyamakuru cyitwa Isimbi TV aravuga ngo rwose ndabona kubaho jyenyine birandambiye none ndumva rwose nshaka umugabo tubana. ati ni ukuri pe, ati nzumva nishimye nzamutetesha nzamuririmbira. wowe umubonye ntabwo wateta? nanjye icyo gihe nikigera ntabwo ibyo bintu ndabitekereza. nikigera wenda nanjye ubwo nzabikora nshobora kuzabitekereza icyo gihe naho ubu ngubu ubwo
ntago mbitekereza. ntabwo ukibitekereza ariko mu cyifuzo cyanjye reka nkubwire njye ndumva wakwishakira umugabo ejo utazagwa mu byaha by'ubusambanyi ukabona n'akaga n'akandare kubwo gusenga Imana izankomeza kandi uri masera igihe nikigera Imana izabikora ariko uri masera oya ntabwo ndi masera ko numva abadivorce bakomeje guhura n'ibibazo ariko noneho wowe byawe ni hatari ngo nta mugabo ushaka ufite umubiri utari masera bakumerera n'abagabo mundi mbwira iyo nyama yo kudashaka n'inda yo gutema ituma waratinye neza ugahabuka ibikomere wagiriye mu rushako byatumye ubundi mbwira niyo mpamvu udashaka biterwa na ntuze na ukuntu wagiye uba mu rushako ibintu wagiye uhuriramo nabyo biterwa ni haba hari impamvu genda bavuga ngo umuntu atinye ishyamba ngo atinye icyo bacakiraniyemo naho wari wambashe wari uri kumbwira ku bya Pastor Mutesi Pastor Mutesi we mana yanjye rwose ndamushyigikiye kuba atekereza kuvuga ngo arashaka umugabo kwibana biramunaniye nibyo ntago nanjye nabura kubishyigikira nanjye igihe kijya kigera nkumva nashaka umugabo nuko bigeze igihe bikamvamo ariko nyine hari igihe mba numva mukeneye ariko nuko bigeze igihe bikamvamo natusubiza amaso inyuma nkumva nyine wapi nakongera nakwibuka nkumva sinkibikeneye ariko bijya biza rimwe na rimwe ugatekereza se nzaba mu buzima bwanjye nyine kugeza ryari biza gute nk'ubuzima iyo urebye nk'ubuzima kubera ukuntu uba buri kimwe cyose ukirebaho buri kimwe none umugabo azaba agiye gukorera wicare umugabo tuzafatanya yego ariko igihe nikigera nyine ntabwo ari ubu simvuze ngo ni ubu none se Pasiteri Mutesi urabona nawe nyine ibibazo wagiye ahura nabyo uyu munsi wenda nyuma y'umwaka umugabo apfuye nibwo yibutse kongera gushaka undi mugabo urumva ngo yarongorwa nawe umaze imyaka itari mikeya ariko se mbwira warihuse urumva wowe umaze imyaka myinshi ni gute yaba yemera ko ashaka umugabo wowe ukavuga ngo ntumushaka kongera ukavuga ngo bijya binzamo nkumva nyine ubishaka ute iyo uryamye wenyine ujya urota upfumbaza n'umugabo bwacyo ukamubura ukumvugiza umujinya hanyuma cyangwa se wenda hari ukuntu agatima kakubito wakwibuka rwose ukuntu imibonano imera neza ati rwose si icyo ngicyo rwose agakiza ndakarambika hasi imana itagira ikintu ntabwo narambika agakiza hasi kirazira kuko ariko rero umuntu washatse biba bigoye kugira ngo nanone abe atagira umugabo biba bigoye ariko urabyihanganira kuko buriya ntago umugabo si igisubizo cy'ibintu byose yego none se bya bindi abantu nyine bashakanye bakora ubwo ntujye ubitekereza wowe ntago mbitekereza njye yese maze yabivuge neza urabeshya ntago mbitekereza ibyo bintu rwose ahantu ntekereza kuba mvuga ngo nakubaka urugo ni mu buryo bw'imibanire y'umugabo n'umugore kuntu umuntu aba afite urugo kuvuga ngo ngira aderese buriya ufite umugabo uba ufite na aderese ubu so wambwira ngo ni uburyo bw'imiryamire ngewe ibyo ntabwo mba mbitekereza simara nabyitayeho pe urumva niyo mpamvu rero buriya ko hari indirimbo ivuga ngo kubana n'Imana iteka mu ijuru dutera umunezero hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo buriya hari igihe umugabo atandukana n'umugore ngo yishakire umugore ufite inote cyangwa se umugore yishakira undi mugabo ufite inote wowe wumva ushaka umugabo umeze ute wabyemeye noneho ko umushaka njyewe ntago mvuga ngo umugabo nshaka ameze gutya reka Imana niyo itanga umugabo gute wowe izabona nkwiriye Imana izaza igende Nyamirambo irangisha se Imana yanabikora ariko buriya yego ndi kuvuga urabeshya tu ibi nta kibazo hanyuma rero icyo ashaka kugira ngo nkubaze
aramutse aje afite inoti muri kuno kwezi turimo wenda tugusoza avuga ati wenda mu kwezi kwa kabiri ndakurongora pe kabwira ati ariko ubukwe turaba tuburetse tuzabukora mu kwa gatanu turaba twishingiye ntago wabyemera afite inoti afite amafaranga afite inzu nta kibazo n'abana arabajyana na mwese ntago wabyemera ukwezi kwa kabiri oya ntago nabyemera ko bwa mbere se wabyemeye bwa mbere nyine bwari ubwa mbere ariko ubwo se nabyemera ubu ntiwakwishingira oya ubu se ntabwo ujya wishingira na rimwe nishingira oya akareka nta na rimwe ujya wishingira wapi ariko se uvugije ukuri imyaka ingahe ishize ubu nta mugabo uragukubita hasi na rimwe pe nta n'umwe aha hanyuma mpamagaye abanyarwanda bari muri iki gihugu umusore wese uzi ko byanze akaba azi ko rwose afite amafaranga ye aze kuri uyu mukobwa ni umufiyemeri cyangwa se umugabo nawe byanze aze kuri uno mufiyemeri rwose ameze neza birangiye utanze itangazo se rwose ameze neza nta satani afite rwose aze tumushyingire ariko aza afite amafaranga afite imodoka biraba byiza afite rwose amadolari kandi iyo byiza aba ari umudiyasipora nimba atari n'umudiyasipora kandi aba afite gahunda yo kuzaba we misigaro rwose oya kuranga ni uko witekamo isigaro none se aha buretse gatoya buretse gato noneho aramutse aje nta mafaranga afite dukeya two gukora ubukwe ariko nyuma y'ubukwe mushobora gukena wabyemera byo oya erega ibijyanye n'umugabo tubyihorere ibijyanye no kuba nashaka ubu natangiye kumbwira ko bidakunda ntabwo ndabitekereza nta nubwo biri muri bije muri uyu mwaka oya hari ibyo nkikeneye gukora neza urashize imyaka ingabo umugabo umutanye mana yanjye ni myinshi ndumva ari imyaka 6 wabaye isugi 6 nzi ko wabaye isugi 6 n'indi zaza aha rero ni Kareti City TV kora subscribe ndetse ushanga ibiganiro byacu like yawe ni ingenzi komite ni ingenzi maze wumve neza ikiganiro cya Uwera biraza kuba byiza cyane so nifuje gukomeza kuganira nawe bitari ubu gusa bizakomeza ama episode uvuga uti Pastor Mutesi ndetse n'abandi baba divorce barifuza abagabo ntange ndamushaka Imana imuguhe Imana imumpe mu bumana bwayo izikorera turayizeye kuko hari ibyo yagiye dukorera byinshi tumubonye noneho wamufata gute mana yanjye nawe urabyumva twarize ubu warize ubonye umugabo wajya umuheka ewe narize wajya umutetesha kugira umugabo ni iby'agaciro nta mpamvu rero cyangwa wajya umujyana mu gikoni umugabo ntabwo ari uwo kujyana mu gikoni umugabo ni uwo kubahwa igikoni kirasuzuguritse se byaterwa n'uburyo mubanye ariko rwose ni ukuri pe umugabo rwose wumva wiyaminiye aza yitwarira Uwera yitwa Uwera Divina ni umukobwa mwiza witonda nubwo ari umugore sinjya mbyemera mbona ari umukobwa disi hanyuma ndagira ngo ngushimire cyane wakoze kubana natwe namwe murakoze cyane kandi nitugutumira uzagaruka yego murakoze cyane